waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari president w'Ubufaransa. Komeza umurongore, bane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Ese Bruno, wambwiye icyo ushaka kumbwira? Urabona ntakerewe akazi. Waramutse neza? Ya, naramutse neza nta kibazo. Nyine Nakoze ufite ikihe kibazo? maze iminsi nuko maze iminsi nyine mbikubwira mubaza ese byakunda kwambera umukunzi? Ngaho Bruno, uri muzima? Ndi muzima. N'ubuzima bwawe bwose? Uri muzima? Ndi muzima. Wakuntumye umubwire ko wambuze. Nta kindi umbwira? Hasoni ufite? Iya ntazo. Siko warakaye. Reba, sibyo? Njye nta muntu ugeze numva ko ngomba gukundana nawe. Njye ndagukunda. Ko wabuze ibindi uvuga? Wabuze ikindi kintu ukora? Ku buryo mva muri iki gitondo ari byo ngira mu kumbwira. Se kuba ngukunda mbezire? Niba warose nabi karaba burashira. Bruno, umunota umwe gusa. Ntago njya nkunda umuntu ushaka kumenyera. Sibyo? Okay, basi I'm sorry gusa nyine. Yes, bro. Meze guteze? Shanje nako bimeze man. Karibu. Karibu.
kari none se ko nari nakwemeye nemeye oya ahubwo nkwakiriza iki undi se wowe uraba utarana kwakira ukahita utangira gutera komantere kweri ndazitera kubera ko ntabwo natekerezaga ko wumva ko wajya gutira ahantu inzu njye nta kibazo mfitemo kuzi wawe nemeye kuzi wawe ndabizi ko nta kuntu ufite nyine bifite ariko ntabwo ari ngombwa ngo ujye gutira inzu nari kuzi wawe nta kibazo Like aha ni mu rugo iwanjye gusa mbikumvisha gutera basi tugende n'ubu ngo tujye iwawe njye nta kibazo mbifitemo umuntu watiye inzu aha ni mu rugo iwanjye aha ngaha yego iriya ni ifoto yawe none urabona ari nde aha ni iwawe ntabwo watiye Like wari umaze iminsi unsaba ko nakujyana mu rugo iwanjye kandi nk'umuntu nkunda ntabwo nakubeshya aha ni iwanjye numva biri kuncanga njye nakuzanye nzi ko byibura nimo kugeza uri bwishimiye ukavuga ngo wawe turi ahantu heza none bibaye ikibazo nimba ari byo koko se nimba ari byo koko reka mbyemere ngo ni iwawe kubera icyo wambeshya njye narakwizeye ibyo wambwiye byose ndabyizera nizera uko umeze basi ntabwo ibintu nabitekerezaga niyo basi ugura n'imyenda ukajya uhindura wagumaga mu myenda nkanjye nkumva ko turi muri rev imwe ni kubera iki se wambeshya nimba koko ari byo ni kubera icyo wambeshya ubu warandebye ubona utambeshye ntabwo nakumva wumva ko I gave you hard time I understand ariko hard time naguhaye wenda ari kuba clean ukagera ukambwiza ukuri ntabwo wamfashe nk'agaki kugira ngo mbeshye urumva ibintu wakoze ari byo nose nimba I don't know sinzi nk'ikintu washakaga kugira ngo ugereho ubu ngubu noneho ibigiye imbere nabyizera gute ibyo uzangira kumbwira nabyizera gute ibyo wankorera nakwizera gute ko ibintu uri kumbwira ari ukuri sheri nari mbizi sibyo nari mbizi uko bitari bugushimisha nari mbizi yewe yuko uri buze no kugira n'ikibazo rwose ariko kuba narakubeshye wenda ukambona mu isura itandukanye n'iyanjye bwite nabonye aribwo buryo bwiza bwo kugira ngo mugereho kuko akenshi iyo nakubonaga nabonaga uri umukobwa mwiza kandi udashyira imbere amafaranga numvaga rero iyo nza kuza mu isura yanjye bwite ntari kukubona pe wapi mani ni ibibazo gusa uva nkubwire abantu wakemera yuko buri inzozi ari ubugoryi mani rimwe na rimwe tujya twibeshya ko ibyo twarose dushobora kubikora bikaba byanyabyo kandi atari byo mani mba mani nagize inzozi rero sasa ziteye gutya naraye ndose iyi ngewe nyine nuko maze ndota kuri Saint Valentin nyine ari umunsi wa Saint Valentin man ibibazo biba bitera mu bantu sasa ubwo ndota ngo ndi mu kazi nazaniye indabyo sheri ubwo sheri ubwo ngubwo ngo ni Karine ngo twakundanye abantu turi mu rukundo rugurumana ngo turimo turanasomana mani byihorere
urukundo rwa rugurumanaga ruri hejuru bya hatari. Umva nyine nkubwire, sasa amaze kubirota yewe nyikanguka mu gitondo ndavuga ati ngombe mubwirire ijambo kuko nahise mva nyine mba ndamwicaza mba nangiye kumwaka urukundo arandaburije mani arankatiye nari nitwaje ko uyu munsi ari Saint Valentin mvuga ati birahita binakunda none mani inzozi zirafeirinze cyakoze inzozi we yewe ndasebye ariko nyine nta kundi mani subizi ko najya ncika intege se bro ngomba kumaramaza paka jamani sigiye nkunda Karine bro bitari bimwe by'uburyarya cyangwa ubugoryi kandi ngomba kumugeraho niko bimeze kabisa asunsuye ryari utwo tuzubamo sawa narebe njye nimbona umwanya nzakugeraho ntacyo bitwaye sawa narebe bro kajya murazi noneho yanyishe ngera kamubwira nakwizeye nakumvise kuko nabonaga ko uri umuhungu w'umunyakuri sibyo iyo nza kuba nshaka umuntu w'umunyamafaranga n'uyu mutamenwa wawe nari gushakaho njya nkabashaka abantu ariko njye nakwizeye kubera ko nabonaga uri umunyakuri kubera ko nabonaga ibyo unkorera n'ibyo uvuga byose bihwanye ariko kuba nakuzanya rero kuba njye warambeshye oya byose kuba bwabyo nemeye kukuzana ngase uko ndi umunyakuri koko iyo nza kubona ari umunyakuri ntabwo nari kukuzana warambeshye kandi iki kintu wambeshye ni ikintu gikomeye iyo uza kuba ntabwo binshimishije reka mbivuze ntabwo binshimishije kuko mise ntekereza ko se na geste zose wankoreraga se hari ukuri kwari kubirimo ese amagambo wambwiraga hari ukuri kwari kubirimo kubera ko nimba iki ngiki nkibonye ni ukuvuga ngo hari n'ibindi wankoreraga umbeshye hari n'ibindi wambwiraga umbeshye how can I trust you now ku izina ry'Imana yo mu ijuru nake ndakwinginze mbabarira sibyo nkumvaga umutima wanjye wishimye nkeneye kwishima ariko none utangiye kumbabaza koko za pome za nkoko bicara tuzirya nta kintu nafite pe byose ndabwirwa n'iki ibyo wambwiye byose ko ari ukuri ndabibwirwa n'iki ariko nanjye nemeye kukubwiza ukuri please mbabarira naje mu mahoro mbabarira ngende mahoro ubu ngubu ndarakaye cyane ntabwo binshimishije pe nta munezero mfite na gakeya so ninguma hano ntabwo byaba byiza umva mubwiza ukuri aho kugira ngo nguhombe nashyira ibintu byose nunze ku isoko amafaranga yose avuyemo nkayihera abakene bakayarya noneho nimba wumva ko ukeneye gukomeza gukundana n'umukene nta kibazo till this time ntabwo uramenya point yanjye ntabwo urumva point yanjye ntabwo uranyumva ntabwo urumva ikintu ngiye nshatse kuvuga basi narakubeshya ariko mbabarira just as easy like that I'm sorry mbabarira ngende sibyo ndakwinginze mbabarira ngende kuko ntabwo meze neza sibyo wicaye gato ubaye umushimusi se noneho ngaho genda nyuma yo kuba umubeshyi ugiye kuba n'umushimusi ugiye kumfungiranamo hano uri umubeshyi umaze kunyereka ko uri umubeshyi none ugiye no kugira umushimusi ushimute gufungirana muri iyi nzu tumusukana warakaye buryo ntabwo bishoboka nose uzi neza ko ushobora kumfungirana hano tukaguma gutya noneho sinzigere nanakuvugisha noneho wamfungirana hano ukanyishiramo se nta kibazo nkureba we kaka unanijua au unanisikia unyumva kuri radio ntabwo nzi kuri televiziyo sibyo ako rero mbabarira urashaka none urashaka ko ibintu tubyangiza nje nakubwiye mu mahoro mbabarira njyewe ndiyizi kakangu najijua vizuri sana ndiyizi nzi ukuntu mera
nakwinginze mbabarira ngende njye kubitekerezaho mumeke kuko muri aka kanya ndi kubona ntazi n'umuntu turi kumwe ndi kubona ntakuzi ntabwo ushaka kungenda what do you want me to do ushaka noneho tubireke noneho tubisoze tubyangize relationship ni ukuvugana ni communication nziza abantu bakumvikana umuntu yakubwira ngo I need my time ukamuha umwanya we akabitekerezaho kuko ibi bintu listen to me ibi bintu igihe cyo cyose ni ibintu byakwangirika ni ibintu byavurugika ni abantu bararekana ariko mu gihe abantu bagikeneye kuba bari kumwe barumvikana umuntu ukamwumva okay right now ntabwo ushaka kunyumva ushaka ko tubigenza gute tubireke nje nawe turekane tubyihorere nyingurira mbe stranger ngende ndi stranger nawe usigara stranger ibintu tubirangiza nese ko nari mpuzanyanga ngo tuvugane twishimye nari mpuzanya ngo ugende ubabaye ko nuse ko nababaye nkabikwereka ko nababaye nkakubwira ngo nababaye why don't you give me time ubu ko umwanya koko ni ikibazo nose wagira ngo duhangane nose turi mwihangana turi mu ntambara se ngaho ugenda nta kibazo nese ko nari mpuzanya ngo nkwereka ahantu mba nk'umuntu dukundana nk'umuntu nkunda igihe uzumva ko udashaka guhangana nanjye relationship ntabwo abantu ari intambara ntabwo ari amasasu igihe wumva ko nimba mbabaye umureka nkagenda nkabitekerezaho cyangwa se nkagenda nkatuza ari wo mutuzo mbona ako sinake ubabajwe nuko ufite amafaranga ubabajwe nuko usanze ufite amafaranga se ntabwo urumva ikintu ushatse kuvuga agakiza k'Imana wenza kagendana muto Pito amafaranga dukoreye dukoreye pe mute urasi wa mugabo icyo mfa ni wa mu boss shawadai 10,000 turagenda bwese umunsi biranejeje umunsi turayakumva twakagendanye agakiza k'Imana we twakagendanye niremba kumona mwishimye se none ese n'umunezero umunsi n'umunezero yagenze bite twagiciye kamwe keza cyane tuve ahantu buriya ubu turebe utungu kugera muri mwana wanjye tuve ahantu hari ruguru mu bibosi mu bakire umva dukwitikira kagishyushye turakaje mu bahirwera tugiye gukora akazi mwari mumeze mutese mwese gusa akazi mwagashoboye kugakorara cyane twagakoze pe akazi bwoko kiza zere ko batabananije twakubuye turanafura koza n'ibyombo kore mu gukora koza n'ibyombo baduha imyenda turayifura hari n'ikindi twakoze mutege hari byasigaye hari n'ituzajya gufura ejo bundi urumva ko inama nabagiriye mwayubahirije kandi ari inama nziza sibyo kuri mwarakoze ni ukuvuga ngo rero namwe rwose muba mugomba kugira ngo mukure amaboko mu mufuka mukore murumva nta mpamvu yo kugira ngo ugende usaba 100 usaba 2 usaba 1000 kugira ngo ukunde ubeho rwose niba Imana yarakugiriye ubuntu ukaba ufite amaboko yakoresha mu mbaraga zawe nkeya nawe niba Imana yarakugiriye ubuntu ukaba ufite amaboko yakoresha kuko no mu mutwe wa mugani wawe wafite sibyo ambega ni mu mutwe icyambere ni mu mutwe gusa umuntu wundi abagiriye neza akazabashakira nk'igishoro nubwo wakicara ku muhanda ugacuruza utuntu dukeya ntiwabona amafaranga kuruta gusaba agakarito karibu karamuteza utese meze neza ni kazi kakwishe hagari cyane meze neza ariko meze neza karimo sarahari oya usanze agiye Dino nawe yagiye se nawe agiye mu kanya gashize ubu uri hano wenyine abagusigiye urugo so akazi ka hano uragashobora ndagashobora pe nta kibazo reka mbona rwose hano naho akazi kenshi oya ntabwo haba akazi kenshi niko ubibona
kuko nsanzwe mbimenyereye mba numva nta kibazo. Ariko ko umuntu yaba amenyereye akazi kose burya hari ahantu ureba ukavuga ati hano hantu rega hari akazi, ntabwo ubona wowe ko ibintu byaho byose biri hejuru? Oya kuko naje hano hari ahandi nakoraga kandi ho hari harenzeho, rero urumva ntabwo byangora. Mabuja wawe se murashobokana? Turashobokana ariko oya nakweka tubyihorere. Iki se? Erega mabuja wawe mba mbona agoye, uruzi ukuntu natwe kukaza tugora. Ego se? Aratugora cyane, niyo mpamvu buriya nari nkubajije niba ibintu bya hano bikorohera, kuko arakarishye agira amahane. Ariko nyine ngomba kwihangana, iyi niyo yaba nakarishye nk'umuntu ushaka amafaranga kandi wowe ushaka akazi. Ibyo byo nibyo, ariko burya nubona akugora cyane uzambwire nkurangire n'ahandi. Uzondangira nk'ahangahe? Menshi. Nangahe? Ese ko ntaza yaguhemba, byaterwa n'ayaguhemba, none ngazagushakira harenzeho. 40 maze na 50 wahabona. Ngaho ibaze nk'udufaranga aba yaguhaye. Hakuzi ko abakozi bo mu rugo ngo basigaye bahembwa amafaranga menshi. Uzi ejo bundi rero baherutse kungu bitoroshye. Aragenera nako nagure nakoze amakosa. Ni nyine yaraje arangije asanga ndihagarariye eka nk'ubiturushye. None rero nta kibazo ni wandanye. Nta kintu ukoze guko biturushye. Hari kashirika n'isoni. Yarankubise pe. Sibyo ngubwira, mabuja wawe ntago yoroshye, ahantu hose ntaba yoroshye. Ariko mbere yari umwana mwiza wo gususuno yaje guhinduka. Yahinduwe n'iki ubwo? Nanjye byarancanze, byaranyobeye. Yawe mwihorere. Ariko njye uzambwire gusa nubona byanze ngushakira ahandi nta kibazo. Nacyo reka ukwezi kuzashira. Kuri 15 nzakubwira ku tariki 10. Nta kibazo. Kugira ngo uzabone kurira. Ahubwo se ntubaze. Erega buriya nta nubwo ari ngombwa ikarito. Umuntu ashobora kubaha amafaranga mukagenda mukagura mukarangura imbuto, ibinyomoro, amatunda, amapera, mukajya mu isoko. Murabizi ko ari udusoko dusa nkaho tudakomeye cyane. Warangiza mukicara mukicururiza imbuto. Bose njye n'icyo gitekerezo njye nkigira buri munsi yo ndyamye. Nkavuga ni buriya hari umunsi nzabona umuntu ankubita amafaranga, ngende na murumuna wanjye dukubita imbuto hariya, biriya bintu byose wavuze. Murasenga? Cyane. Bakagenda na buri nibyo. Gusa nyine abasura bajya badutera. Oya nta kintu babatwara humura. Ako disi mwamushimishije. Niko. None se ko noneho aha hantu muhageze mute? Kunzi ko twajyaga duhurira inyuma iriya. Aho noneho muhageze mute? Ego ko mana boss ntabwo wabimenye. Hari twahimutse kera, ubu dusigaye tuba hariya. Hariya. Karakayira kanimo mo agaterima akayira kamanuka. Hari umuzamu w'umushiti wacu nyine yatugiriye impuhwe, aduha akantu kakumba nyine turaramo adutiza. Nyine ngaho reka ngende nyine ni byiza ubwo mufite telefone se ubundi ngombe nimero zanyu byibura ngenda nababaza amakuru. Ishwe narara nyiririye. Abo twongera gusubira mu kazi tuzayigura ya make. Nta kibazo ubwo Imana nibishaka tuzongera duhure. Nese uragiye boss? Uragiye. Aha twadukoreye n'udufaranga dukeya. Twadukoreye udufaranga dukeya. Buriya nako ntabwo mbishaka. Harya boss. Ibintu byo gusaba wapi? Gusaba ariko dukore. Nta telefone mufite koko nibyo. Okay. Ubwo muranyihanganira gatoya byibura muze tugende harambiye kuze mbaha amafaranga arakibazo. Yego kana. Yego twasubira. Ariko nimuzongere. Ndabisiza hanga. Ntabwo tuzongera. Yego kuzagenda nako umuntu mwiza. Nabanye gute na Bruno? Byari ngombwa ariko urebye nta kibazo kiba gihari. Hasi ntabwo bajya baryamana. Ibyo byo naba nkubeshye ntabwo mbizi. Umwe aryama mu cyumba cye n'undi akaryama mu kindi cyumba cye. Yego. Tante uri kumisha. Kandi uzi ibyo nakwemereye, ushatse wambwira ukampa amakuru. Ko
ko mbizi ko abakozi bo mu rugo yego harimo n'abagira disipurine ntago nyine ari ngombwa ngo ubwo ibintu byose basanze mu rugo rwawe njye se hari ikibazo sidusanzwe tuziranye se umwana n'ahandi nabijyanire aya tuzamuneza sha oya nukuri ntabwo nabikora njyewe none reka nkwisabira akantu kamwe n'uzancungire umenyere neza ubundi se kuki uri kubimbaza ni ukugira ngo mbimenye gusa none se ubona umuntu w'umuhungu waje kubana na mabuja wawe ari ibintu biri aho ngaho gusa buriya nta kiba kiri kujya imbere ko wamuhamagaye se wamushakira kuki ari ngukumbuye tu uracyandakariye ntuzi igihe nakubwiye ngo umpaye iminsi 2 gusa asenake ntabwo ubona ko mukunda koko ubundi njyewe numvaga ko umukobwa uzaba w'inzozi zanjye n'ubuzima bwanjye ari we nzerekwa buri kimwe cyanjye cyose rero kuba narakwemereye kuza mu rugo byonyine nuko nari namaze kwemera mpamya n'umutima wanjye ko ari wowe mbona ukwiye gutura muri ubu buzima ndimo mbese mbona ko ari wowe muntu tugomba gufatanya urugendo rusigaye n'uzungu igihe wahisemo kumbeshya ntabwo natekerezaga ko wari kwemera yuko njye nawe dukundana sha nacyo uriya muhungu ngiye mbona ararana na Arsene mu cyumba cye koko wallahi noneho ntacyo uzancungire umenyere neza nzagura na fanta kandi uzishima uzabona ko ndi umuntu mwiza none se umuntu yishyura mbere oya we banza ukora akazi suzi nabyo nyine nakwemereye se nyine kugira ngo nzagakore neza kuba umaye 5 hano yego kwa mukobwa wo gukunda amafaranga none se mbibwira nyaguhereze we na nyokobuja rero umugumiza umubikira amabanga ngiye ntugire icyo mbwira reka ngiye nishyura umuntu nabonye akazi yankoreye ngira umuntu wabura n'ubwo mbona gutya ndabibona ubu se ukiga ko nakubaje ntayibonye ko ugira nabibonye reka ndakora hano ahubwo turabisezeranye aya nyine uzantenguye banzume vanzi none umbara kuyima ngiye nta kibazo sifite nimero yawe se ndaza kuyagushyira kuri telefone rero nyine ubwo numara kuyashyiraho nanjye nzakubwira kandi byose nta na kimwe umpishe sibyo ahubwo nanjye ntuzamoneze asigura umva nabikoraho twaba twakuranye akazi narangiza nkajya kumuguteza sawa yewe ariko yakubitsemo n'ubwoba umva akubita urushyi ejo bundi akubise rurumbiye niyo mpamvu naje nihinduye kuri iyi ikindi nubwo muri karitsiye abantu bose bamfataga nk'umusazi ariko njye nari mfite icyo ndi gushaka nakia kuba warankunze ndi umukene kuba waremeye kumpa agaciro ndi umukene icyo cyonyine nicyo nari nkeneye kuko abakobwa benshi hano hanze bakunda amafaranga ariko wowe wanyeretse ko amafaranga ntacyo avuze ariko nta kindi kintu na kimwe cyatuma nkomeza gutsimbara amusore arakubeshya ariko nubwo nakubeshya byari umupango wanjye wo kugira ngo byibura ndebe ko nagera ku ntsinzi yo kukubona well ntabwo nakurenganya cyane kubera ko turacyarimo turamenyana
ntabwo hashize igihe kinini cyane ku buryo navuga ngo warampishe igihe kinini cyane, turacyari kumenyana, hari byinshi tutaramenya, hari amabanga yandi yawe menshi ntaramenya, nawe hari ibyo utaramenya kuri njyewe, so ndumva icyangombwa ari ukoroherana nyine buhoro buhoro tuzagenda tumenyana n'ibindi, kuko ndabizi neza ko hari ibyo ntaramenya kuri wowe, nawe hari ibyo utaramenya kuri njyewe, so icyangombwa ni ukoroherana buhoro buhoro. Nimba dushaka ibi ngibi tubikora, tubirimo neza, buhoro buhoro tugenda tumenyana. Sibyo?